bidakira noneho mutanga mufasha abagabo njye mba ndi kubafasha nukuri ko Imana abagabo dutanga tubafasha none se nutabona aho urangiriza hagacaho amezi 2 yo nuzayigatangira kukurya ko numvishe ngo iyo mwashyukwe ngo muraribwa cyanda ziba Nimuzabivuga naringinze barakubeshye ntago bambeshye uko niko kuri umuhungu washyukwa araribwa araba barasinza aba barasize nuko babimeze ariko arababara umukobwa se umukobwa we kujya uzaramenye ko yagushyukuye biragoye cyane gusa ikikwereka umukobwa wagushyukuye abagushingaho cyane aragushinga pe aragushinga handi uvuga ati cyana cyanga iki iyi viziyo aho igeze ubu hari umukobwa ucyambara ikariso narazambaraga bwo mwarazigerekeranya uri kumva ariko ubu ngubu ubwo sha ntakubeshye n'umukobwa ucyambara ikariso ntabwo agize ntabwo asobanutse iri beruranga kuriho umwana umugabo azari kurura arigeze Nyarugenge kandi birangira nakwanze baratwangije ngo ngibere ry'umwana ngo ryonke ury'umugabo ry'umugore ryonke ngo manuka dawuni ngo ukubite akarimi ngo bigende gutya bro abakobwa se batuma ubusambanyi bwiyongera hari abikundira ubusambanyi cyane iyo wabwiye ikibi cyacyo cyose barasambana ariko nyine niko nyine baba bararemye nyine niko baba bararemwe uwa nyine barabikunda ku buryo nyine uri umutipe arakuriza sha nubwiye ntaho urarara sekundaya ugasanga hari undi mugabo ugukomangiye nijoro byambayeho cyane ndanakubitwa ndanamburwa aho ugerayo ariko ngewe icyo gihe ni kuri mahoko ndabyibuka byarabaye uriyo umva undi arakomanze numva arakomanze nijoro icyo gihe nari nkiri muzima ngifite n'akaguru kazi oya wibeshya ariko nari mvuye no muri Kongo mfite n'amafaranga menshi nkura n'inda muri ibintu by'uburaya byatwokamye kuva kera n'ubundi mba navuye mu rugo ndiye nta biryo mba nshaka rwose ubu numva akambere kaba kagomba gukubitwa nkinjira mu maguru mashya nujya kuvuga amagambo menshi birapfa niba wapanze ukavuga ati ngiye kureba umusore guto utari bwinjire mu nzu ubundi uba wagiye kwifotoreza hanze kuri ako gasima wowe nka keke umukobwa yavuye mu rugo agiye gusura umusore yakaba agenda ari tayari genda uri tayari nta n'ikariso wambaye nkunda igitsina gore cyane Yego se? Muri ukunda abagore cyane? Nkunda nyine abagore bya hatari. Ariko nanjye turabihuje ahubwo nyine uko nkunda abandi. Uramubona ukamubona nyine aremukwe, ukabona aremukwe, ukabona afite ukuntu yirebera n'abakobwa ari ukuntu birebera neza. Oya, nurize kwisukura mu nk'aho uri umukobwa. Cyamise mbyibuka kahise. Niba ufashe decision ukavuga ati ngiye mvuye home vugenda ugiye nyine wigenda wivugishwa ngo ariko ngiki genda wambaye kanzu kandi nta karisirimo genda weru niba wambaye ipantaro genda wambaye ipantaro nta karisirimo genda weru wigenda ujya kugura umwana w'abantu. Anyways hanyuma rero ngo abasore b'abagogo amagani ngo batereta bitandukanye. Reka twumve ko bagutereta ngo abakubwira ngo bakobwa usa no gutunga uko niko abasore b'abagogwe ngo batereta icyambere twagiye nasetsa marira baza ngo kaza gutereta ariko ndagukunda mwa ariko usa na bike inshuti ya Satansha shariza ko ntakoni noneho kwamara gutereta ugahita umwanga uragacibwa amabere ugenda wange nka n'ubundi ntakwaru waruzimanira mwiza mwiyikaritiye akaba gwagenda ntuzi ko hagiye mu kaka.
igihe bagiye ntibagaruke nya agiye sokuru kazasane ntugashore. Oh my ntabwo iyo ngiye gusura wenda nk'umuntu dukunana ntabwo nkunda kwambara amakoboyi, ntabwo nkunda kwambara umwenda unyegereye, nuko yararambaye ku buryo nyine kunkuramo bitari burenze amasegonda 3. ubwo yewe data we yewe data we. iyo byakaze ujya ku muhanda ukakora hari uwakiraye wowe igitife ubwo ni igituba. ariko wowe wareka gusambana, wowe bakubwiye ngo yifata uyizirikeho n'ukwezi wayizirika bigakunda, aho kuki mwikunda bundi kuki mubayeho gutya, urambuza gusambana wowe wabireka nawe bireke gareka gusambana. Ukoresha agakingirizo? Ngese nakoresha agakingirizo Prida siba ndende. gasubiremo ako kana. Ngese nakoresha agakingirizo Prida siba ndende. Prudence kiba kirekeye kandi njyewe ufite kagufi iyo nkubise kigatangira kikavuga ngo mpita nkivanamo nkakomeza. umuntu ubyaye gatatu agahagarara ku ntebe ya korari ngo naho ibindi wabireka mana ngo ukampindura igikoresho cyawe. oya ariko oya ntimukabeshye. Kirabo uriya mupuri ni uwawe wenyine cyangwa hari n'undi muntu utwaje? Uzi ko umupuri wawe nahagararamo nkabyina ntugire ikintu wumva? ubu abagabo nibwo mbonye ko bakeneye ubutabera. nimba mugiye kutwereka umupuri Nyarugenge kuba wabiteguye uzi kuri uwo mupuri ugiye kuwusharinga wajya unawukorera isuku. ni gute wifata ugashyira umupuri Nyarugenge udakoreye isuku? Sobanura umucuruzi imiti nta miti bano mukumwirwa mucuruza amavuta akesha nta mavuta akesha umupuri ko nabonye umupuri usa mbonye ni imanzi. hari imanzi niki? Imanzi niki? Nkeretse muhuye akabigusobanurira. Ni umusore utarahura n'umukobwa. Abakobwa? Kandi yahuye nabo duhuye mu muhanda buri munsi. ariko ndacuruza cyane ndicuruza kuri YouTube. njyewe narashyutswe mani nkajya nikoraho nkabona ibintu bimeze ukuntu ndashira ntabwo nari nasinze ahubwo nari nishimiye mbona ikibebe kigeze nyuma ukabona bari kumucucuma ari kukwitabaza akubaza muri pevera abana 4 cyangwa se 3 bavuga ngo uri imbwa bakavuga urumva nta makunuka ngo ndimbwa nimba ndimbwa nawe uri imbwa akazi nakugiye mu maguru ubwo ndimbwa nawe uri imbwa akazi turasenzanya ntabwo uvuga ko ari imbwa nawe ni imbwa akazi kandi nimba anutse ngo ni imbwa nura mugabo w'ishyirongi nawe uramututse nawe ni imbwa kuko nawe yakugiye mu maguru kandi naragiyemo ko yagiye aho imbwa yagiye. Nigeze kurungura umugore wa pasiteri. Wigeze? Nigeze gusambanya umugore wa pasiteri. Pasiteri yicaye nkari. Ubwo se wabigenje uteye aka? Nari mfite kamarama. Nari mfite AK47. Uramubwira ati mbereza nutambereza atigira vuba. N'umugabo wicaye nkari. Oh my god. Umugabo we wabonaga ameze ati? Oya nukuvuga ngo umugabo we ntabwo yari yicaye ahubwo gusa naramufashe ndamujyana. Ndagendera umugore ndamutunganya ndamubwira ati ngaho giye wa maco wa majwa we. Icyo gihe byari binameze nayo twari turi mu gihe cy'intambara. Yareba nabi nari no kumurasa.
none se ubwo wowe wabikoraga kandi ubona ari umugore wa pasiteri ubona ubikoze ku gahato wumvisha bimeze umugore wa pasiteri nta gitsina afite nk'icy'abandi icya pasiteri ni icya pasiteri buriya wize icyo nize information de gestion ariko ntacyo mfataho ni kwa kundi nyine ubundi rero njyewe reka nkubwize ukuri ukuntu nabonye diplome ya AD ni kwa kundi nyine Imana ivuga ati rurwana reka umeze nk'abantu bayifashe ku murenge kwa kundi nyine ku murongo gutya ariko iyo nirebye nayo nkayireba ndavuga byibuze turareba ni kandeba nayo nkayireba nkavuga ati ntariba ariko ndayicaranye n'abana be shu ibyana nako mwana we ariko rero meziraho ako merci nawe we nta kibazo ntugire ikibazo rwose bakaba ari abana ni famiye baje kutwicaza imbere ya minisita kweri kandi no bakundaga ruswa we niba nambona ku makuru ejo barando umugabo utanywa inzoga ntatekereza neza ubu umugabo wanjye ntatekereza neza umuntu ufite umugore w'akankanyi ubu naba mfite umugabo utekereza nabi nkaba mfite taye imbere n'inyuma utatandukanye ibyo ari byo umuhungu ugusambanya akajya abona kurya amaturu kenshi burya aba afite umukobwa yateretse ahantu yubaha azashaka wowe uri uwo kumara ya misonga ariko hari undi yubaha avuga ati uyu nguyu nzakomeza uyu nuza mama w'abana noneho wagira gutyo ukaza kumubwira uti rero sheri kandi uzi ko ari wenyine rero sheri ndatwite ahita atekereza ko afite undi muntu akunda cyane aragutumura se gusa bita ishoti nka rimwe rya Sadio Mane ukagwa nk'iri niki cyagutunguye maze kubana na Nzovu ikintu cyanunguye nuko ngo Nzovu yamumazeho amasaha 5 kuva saa 5 Yesu we kuri Nzovu Jesus nukuntu njyawe nakuze ndi umwana mufana ndavuga ati waba Imana ikazama Imana nkicarana na Nzovu ndasangire nicarana nawe turanaryamana ariko ikintu cyambabaje nuko Nzovu ni umuntu urishimye urishimye agatima karagarutse ari ni umusaza ufite ikime kandi urya n'abana bakanyurwa kuko nguyu niwe naraye ndiye wagiye ugira ibanga koko kandi nakuriye ubi Yesu papier jenike yibereye ndayifite nyamaga ndayifite kuko twakoye ikiganiro yerekane mitengaramano hasi zirengiye ngewe kugira ngo nzakoreshe mbure pape nimba ngiye muri toilette z'abakire mburemo pape jenike noneho sinjya nkoresha amazi ngenda umugato ukoresha amazi nanone simere nk'aba bantu b'iwacu baje mu nduga bajya gukoresha icyatsi bakoresha gukata mu kibuno n'ukuri kw'Imana uragifata gutya nigisha n'abandi bantu ukakivuguta kikoroha kikoroha neza ubikora ryari ubikora ukiri mu gikorwa cyangwa usoje igikorwa hano iyo ndi mu gikorwa biba bimeze gutya n'ubundi twereke wenda imagine ko hano uri mu gikorwa hano noneho hanyuma utwereke bigenza gutya iyo ndi gutya hano ubwo meze gutya ubwo mitangira gutya nkahita nta muri toilette noneho kugira ngo iyo nta mazi arimo iyo harimo amazi
fata akajerekani nkamena utuzi duke cyangwa ciyaga njye ntabwo ndi muri kategori z'abagore babona umugabo amugaye igitsina bakirukanka. wowe wabaho ntabyo ukora? Nabaho kuko uriya niwe Imana yanjye neza. Ubunyangamugayo ko butabaho? Njye ndi inyangamugayo no mu mateka y'ubuzima bwanjye nundeba isura y'inyuma sinzi guhemuka. Icyo nakubwiye ntabwo kiba kirimo. Niyo mpamvu nkubwira ni umugabo wandongo yarabizi kubyimba itama egare kumukingirana mu cyumba umunsi wose tukarangiza ibibazo byacu. Arabizi. Umuhungu tungana wenda bambabarire ntibantera amabuye nako nibashake bayantere aho kukubeshya nakubwiza ukuri ukababara. Umuhungu tungana ari kuri level yo gushaka urukweto yabonanye Diamond Platnumz no kugura ikoti yamubonanye. Yego yirirwa higa ibiceri byo kugira ngo atsape nkuko yabonye umuhanzi runaka fana yabonye Chris Brown amubona ni ikoti ryakwire arashaka kugura iryo koti nawe akaryambara. Ibyo nibyo bimuhangayikishije. Ndi kuvuga umuhungu ufite imyaka 20. Yego ni umuhungu tungana sibyo? Umuhungu tungana namubonamo umugabo tukabana bikagenda bite tukabahesa ko geto z'i Kigali nazo zihenze. geto zajyemo intebe 3. Intebe 3 ntago zikwira muri jambure.